kumusiza muri 11 probable lineup. Icyo gitekerezo ngo kirahari. Bavuga ko Watara ngo amaze kuvurwa ngo yaba arasabye gusubira iwabo gukora imyitozo ikarishye kugira ngo aze kugarika Rayon Sport. Gusa abantu bakurikijana none uburyo amaze iminsi adakina bakavuga bati nubwo ari umukinnyi ukomeye ashobora wenda kudakoreshwa. Sinaba cyanakoreshwa gahabwa iminota mike wenda. Sinaba rwose mfite amakuru rigoga y'ukuri ku buryo nahita mbyemeza. Haracyari n'iminsi. Yego. Icyo abantu bamenya Carton Rouge yari yahawe Sekiganda yakuweho kuko yasibye nyine match y'ubushize. Ibihano byarangiye. Ubu arahari muri APR. Ibi rero umutoza wa APR ushize tugana muri press conference. Twamwese coach. Ku ikipe yawe bavuga yuko ihera inyuma yubaka ariko yagera hagati mu kibuga igatangira gukina imipira miremire cyane ukabona ya build up mwatangiye mukora neza inyuma gusora umupira ukagera muri mediane kuki yo mugeze muri phase yo kubaka none mugera ku izamu kuki mukina ama long balls ugasanga kenshi muracisha imipira mu mande wenda ntibinatanga umusaruro cyane bikabarimita mu masolution yo kuba mwatsinda ibitego. Yarambwiye ngo byarantunguye ngo ibi bintu sibyo mba nabwiye abakinnyi ngo nge mbasaba gukina attaque plus ari kwa kundi za Barca zakinaga zamani guhera inyuma twubaka paka tugeze imbere atariko sinzi impamvu bakina long balls tuzanabire ati mva kuri match buri gihe nasaraye mbabwira ati mba nkiriya mba nsa nurira kubera iki muri kuransa imipira miremire ndamwese ntiwafite ikibazo cya mediateri bafite ubwo buhanga baba technicien badashobora gusora iyo mipira wenda akaba ariyo mpamvu bidebrouiller bakazajya bayiransa ari miremire aravuga ngo no ndabati none se niba ari no wemera ko ari abatekinisien ikibazo urabona ari arabati cyo kora icyo uvuga ndacemera nanone rugaje ati gutakaza Memere Dao byaratulimise mu masolution ari offensive kuko Memere Dao aza umupira ni cyamuzanye Memere Dao mwibuke ko bagayaga Ramini Bako ntabwo ayobora umukino wa APR ahubwo akina nka second strike akina nk'umwataka wa kabiri ariko Memere Dao muzabirebe izo pass arazitanga akinisha equipe buriya nta nubwo adegaje Memere Dao kuko uzareba abahuza n'aba baruboneka ndetse na Badauda yewe na Sekiganda kuko aza gutwara ariko iyo udafite nimero 10 ufite Ramini Ba ntabwo aza kwa kabaro birangira n'ubundi abakinnyi nimero 8 na nimero 6 bideburiye bahita bakinisha abakinnyi b'abagande baba bapanuwe cyane bashaka nabo kwiruka ari naho rero namubaje ntubwo niba abakinnyi bemera ko ari abahanga rero ubwo ikibazo ntibaba bateguwe physically cyakindi tujya twibaza ngo se APR ifite abatoza beza ba physique nge impamvu ibintu mbabwira nge ni ibintu mba nibajije ba nyirubwite yaba yambeshe cyambwije ukuri yo byanariza uko abanyengo amakuru yambwiye ubwo yaravuze ngo dukoresheje GPS nari ndi kumwe na gusa ngo abakinnyi bacu bafite ibipimo byiza bya physique ati niyo mpamvu APR yaguze turi atuntu dupima nyine ibirometero mu kinyi yiruta ati bose babirutse ibirometero bihagije mu myitozo icyoronye ati bese bavuze gute ko batateguwe bihagije physically kandi ibipimo bya gihanga bya GPS bigaragaza ko erega kwiruka se uriruka nkujya erega ntago ari abatlete icyo nicyo tuzanarize kwibaza ngo ese akazi bakora biruka badafite umupira iyo tubimixira no tuzabikiramo technique yo mupira iyo netide turi bukore isigira abafana ba APR probable lineup 11 rero umuzamu ni Pierre azafata kuri kabiri ni Kagege Jean Gilbert kuri gatatu ni kapiteni niyo mugabo Claude Clement wagize amahirwe ni habwe kariti tukura kuri match ishize amazi jazi kwepa maze gukwepe anagaze neza azakina mutima wa defense akinana na Yunus erega Clement agomba kujya muri za transfer akozwe mu 70 by'amadolari yamwishe mu mutwe nanaga imutoza ko nandi option atekereza kandi afite baswani gatandatu Sekiganda arayigarukamo bambwiye ko imyitozo Daud ari gukora coach avuze ati agomba kuba ufite 10 ruboneka Jean Bosco agomba kuba ari fite neza cyane uruhande rumwe uwo bita Kiwanuka we ntazava mu kibuga kugeza yese agarutse ariko umuntu yitwa Barafinda ngo yaregize akabazo ko kuribwa hano inyuma yitako ngo ashobora gusubira mu kibuga ahubwo Omeda kajya hanze cyane ko ajya ashobora izi match za derby umwataka nk'ibisanzwe ni William Togwe ariko basimbura bibanze Omeda ngo ashobora kuba hari byihutirwa hashobora kuba hari Mamadusi byihutirwa dushobora no kuba undi musimbura mu bazasimbura byihutirwa ushobora kuba pasi mu gihe APR yabonye igitego muri iyo kipe nationale uyu mutoza rero uri go gukuntu we atoza ikipe tujya kuri 11 we ngo agira igitekerezo kimeze gutya ngo aravuga ngo please abakinnyi bakuru twagarutseho bane
muze tuganire uko twapanga ikipe. Anabaha freedom mu kibuga aho bo bashobora no kwemeranya ku buryo bw'imikinire. Nk'ubushize kuri match ya Marine yarasimbuje azanamo Fisto, azanamo na Adama Bagayoko, aravuga ngo umwataka abe Ngonge Gruwari, ariko abakinnyi baravuga bati Ngonge ntabwo yava ku ruhande ari kwakina neza, nahagume ahubwo Adama Bagayoko kajye ku 9. Arabyemera. None nguzana bireba ari igihe Sudiyanyaza cyangwa Bedi akaza kumwati coach ko uyu muntu yananiwe wasimbuje, ngo umwanya umwe atajyemeranyaho nabo yababwiye atoya uyu mureke. Baba mubwiye ati kuri 3 hashyizemo Paul Sindi Jesus, akababwiye atoya indi myanya turemeranya, ariko ari yamuhashyire Prince aguma, umusore ahaguma kuko ndamuzi Burundi nzu urwego rwe, ati nuko yatinze nyine kwintegra neza muri Rayon, atariko n'umukinnyi mwiza ndabizi ko ari umerita gukina 3 uko agenda abona imikino azamenyera. Rero Rigoga we ntago ari umutoza w'ama tactique menshi, akoresha imyitozo cyane, noneho mu kibuga yemera abakinnyi kugira freedom, ubwisanzure hagati yabo, bakagira ubwumvane, mukagira amapermutation ku myanya, ariko wicyo abayifuza ni kimwe, as long as turi kugarira neza tukanabasha kwataka neza, animation muyikoze mwumvikanye, nge nta kibazo mfite cy'ama tactique cyane. Kino mu bintu biri kumukora ko dressing room sofa kugeza akakanyiri kumwumva. Uyu mugabo rero 11 ushobora kuzabanzamo kuri APR. Paveri nzira ngo ikintu cya mbere kiri gutuma umuntu ari gufata neza, burya sinenzi ko Paveri ameze rugangura. Paveri ngo ni umuntu ukunda umuntu umuhayipinga pe, buriya kare agaciro bamuhaye ko kuza mu generale bani muri Rayon Sport, karamuzamu yafite forme ameze neza cyane, azafata. Kabiri kibisanzwe ni Serumogo. Gatatu nari maze kubigaruka ni musore Prince. Umutima wa defense ni Yusudiyanye na Kabange, bakundira Kabange ko ari umudefenseur uzi kwiyangana, icyo bita ku mudefenseur ujya mu makomba physique n'umwataka iwana kiba kigushyiraho umubiri mu muhirikana buri kanya. Gatandatu naga azahindura ni Sefu 8 ni Rishari, ntaga azabahindura, azaba yagaruye Bedi ku 10. Uruhande rumwe agomba kuzahashyira Azizi Basane Kulanya. Azizi nubwo yagize ikibazo cy'urutugu ariko kuri match ngashobora gukoreshwa, ameze neza. Kari akabazo gato cyane, yagize ikibazo hano mu gatuza, bamukubise ivi, yagira ikibazo cyo bita contusion, ariko yarakiza ameze neza ari tayari. Hanyuma iyindi couloir abatekerezaga bakavuga bati tuze kuhakoresha nde, ubu niyo mwanya umutoza agitekereza cyane, kuko ngo ari gutekereza gukoresha Ngonge nka rutahizamu kuri iyi match. Uyu Gruwari Ngonge Tambo. Noneho hari ibitekerezo byinshi bigaruka ku rundi ruhande, baravuga batese ubwo twibukiranye mu bakinnyi bandi bahari. Kitoga Ive Adama koko Ive amaze iminsi atitwara neza, Azizi Rivaldo bakavuga batese dushyira Ngonge ku 9, Ive tumukuremo dushyire mu ndi mu winga, cyangwa se dusubize Ive kuri pointe Ngonge tumushyire ku ruhande. Haracyari mako kadeba gusa kuri uwo mwanya, Ive tumugumishemo cyangwa avemo wenda dushyiramo nka Adama cyangwa se Kitoga cyangwa Rugaje. Ikintu nifuza ku gitekerezo nawe mfite ni kuri rutahizamu. Rutahizamu Ive nubwo yaba amaze iminsi atitwara neza, ariko rutahizamu wese aza agaciro ka match nk'iyingiyi. Ikindi ikinnye kipe idafite rutahizamu ugiye gufasha APR mu buryo bwo kwinyagambura muri defense.